Bakunzi b'Isaro Life TV nongeye nagarutse. Ese mwari muzi yuko twa dutoryi dutoya bita intagarasoryo ari utuntu twiza cyane ku mubiri w'umuntu? Bamwe batwita baby aubergine mu ndimi z'amahanga, ariko twebwe mu rurimi rwacu dukunda kutwita intagarasoryo, udutoryi dutoya dusharira. Uyu munsi rero naje kubagezaho ibyiza byatwo bishobora kumarira ubuzima bwacu. Abantu b'Isaro Life TV ndashaka yuko mumera neza, mukiga nanone kurya ibintu bishaririye, kuko iyo bigeze mu mubiri mo imbere bituma umubiri ugubwa neza cyane. Nahasesekaye rero navuze n'iki kintu nacyo ngombe nyibagezeho. Tuno dutoryi rero twitwa intagarasoryo, ikintu cya mbere dukora cyane turinda umutima. Turimo antioxidant zifasha kugabanya cholesterol mbi no kurinda imitsi y'amaraso. Urumva ko rero ni ingirakamaro cyane. Ikindi nanone dukora dufasha kugabanya ibiro. Zifite kalori nke kandi zikungahaye kuri fibre zituma umuntu yumva haze, bityo umuntu ntabashe kurya buri kanya, bigatuma rero turinganiza ibiro ku buryo bwiza. Ikindi dukora cya gatatu, dufasha mu igogora mu mara, kubera za fibre ziturimo zifasha amara gukora neza no kurinda constipation. Ntabwo ushobora kugira impatwe wakoresheje intagarasoryo. Ikindi nanone cy'umwihariko dufite, turiya dutoryi dutoya turinda n'ubwonko, kubera antioxidant zirimo zirinda uturemangingo tw'ubwonko kwangirika, ugasanga ubwonko burakora neza cyane. Ikindi zigabanya isukari mu maraso, zifasha kugenzura isukari, bikaba byiza ku barwaye diyabete. Ku bantu barwaye diyabete rero ntimukajye mubura intagarasoryo iwanyu, ntimukajye mubura intagarasoryo mu buzima bwa buri munsi. Ukoresha dukeya ku rugero, ariko tukagufasha cyane ku mubiri wawe. Ikindi rero zongera ubudahangarwa bw'umubiri, kuko zirimo vitamine C na B6 ndetse na potassium bifasha umubiri kurwanya indwara. Bakunzi banjye murabizi ko nigeze kubaha ibiganiro bijyanye n'amavitamine, ahubwo inshuro nyinshi tugenda duhura n'amavitamine, mbanza kubibasobanura ahantu uburyo amavitamine akora n'akamaro kayo. Umuntu uba ugeze kuri iyi ngingo y'aho mbivugaho, ushaka kugenda ukareba muri mavideo yanjye vitamine C ikimara, vitamine B6, ukongera ukaba wabisubiramo ukabyibutsa neza ndetse n'aho ziboneka. Ibyo bintu nabanje kubibabwira kubera ko nzi ko tuzahura nabyo inshuro nyinshi cyane. Ikindi utu dutoryi dutoya dukora turwanya kanseri, kubera ziriya antioxidant ziba zirimo bifasha uturemangingo kwangirika. Urumva ko rero udutoryi twiza cyane. Hari abantu benshi rero mukunda kuvuga ngo turarura, ngo bimeze ukuntu, kandi pe kuriya turura mu kanwa uzabitestinge, uburure bumaramo umwanya mutoya bikaba birarangiye, ntabwo bishobora kubangamira ku rurimi, ku buryo utadukoresha. Nk'umuntu w'Isaro Life TV ndamukangura kudukoresha kuko ni ingirakamaro cyane ku buzima bwacu. Uburyo rero ushobora kudukoresha, ushobora no kuduteka nko mu mazi makeya, ukaba wadutogosa cyangwa se ukatwotsa. Bamwe hari ukuntu nk'abakecuru kera twajyaga tubona bakadufunga mu kirere, hanyuma bakatwotsa turi mu kirere dufunzemo, hanyuma akajya dukuramo akaturya. Abantu mwaho mwarigeze kugira amahirwe yo kugira amanyogokuru, niba ibyo bintu mwarabibonye mwabyibuka. Ni uko nguko bajyaga babigenza. Hanyuma rero kuri izi vitamine tubonamo vitamine C na vitamine B6, murabizi ko zigirira akamaro umubiri wacu. Kugira ngo mwumve neza akamaro k'utu tuntu, vitamine C murabizi yongera ubudahangarwa, cyangwa se kuba bisanze hano bwa mbere, vitamine C yongera ubudahangarwa bw'umubiri, bigatuma umubiri ubasha kurwanya indwara zitandukanye. Hanyuma ikaba yarinda uturemangingo, ikora nka antioxidant irinda umubiri kwangirika. Ikindi bikora icyo bita collagen.
Collagen rero ni ikintu gituma uruhu ruba rwiza, amagufa agakomera, ndetse no kuba waba wagize nk'igikomere kikabasha guhita gikira vuba. Ni ukuvuga ngo uba ufite ya vitamine C ihagije ku buryo udashobora kwangirika. Ikindi bifasha kubona iron n'umubiri ukaba wabasha kuyikoresha neza, bikaba byafasha umuntu kuba yagira ikibazo cy'ibura ry'amaraso mu mubiri we. Hanyuma ku ruhande kuri vitamine B6 nayo ifasha ubwonko mu kunoza imikorere y'ubwonko neza. Ni ukuvuga ngo rero B6 iyo uyifite ubwonko bwawe ntabwo bushobora kugira ibibazo, buba bukora neza cyane ugatekereza neza. Ikindi B6 ifasha kurema ibyo bita red blood cells, insoro zitukura. Ni ukuvuga ngo rero biba bifite akamaro cyane iyo wakoresheje tuno dutoryi. Ndumva yuko ni ibintu by'ingirakamaro cyane ku bantu b'Isaro Life TV. Ndababujije ntihakagire ikintu mukwepa ntakibabwiye, kuko mba nasanze abashakashatsi barakinonosoye, abana ntabwo ndi bubyihererane, ndabizanira abakunzi b'Isaro Life TV. Hanyuma iriya B6 ifasha no guhindura mo ibiryo mo energy, ibintu by'imbaraga, ikarinda nayo umutima, ikarinda n'ibintu bishobora guteza indwara z'umutima. Ni ukuvuga ngo muri make vitamine C na vitamine B6 zose zifasha umubiri gukora neza no kongera ubudahangarwa no gutanga imbaraga mu mubiri. Numva rero ko utu dutoryi ni twiza cyane, wadukoresheje rwose uba wizeye yuko umubiri wawe uri kuwufata neza. Hari ahantu rero tubona nk'ibintu bimwe na bimwe biba bikungahaye kuri aya mavitamine ya B6 ndetse na C. N'urugero twavuga nko mu mbuto zirimo nk'amacunga, indimu, amapera, inanasi, ibyo bita inkeri, strawberry. Tukanazisanga mu mboga nka broccoli, epinari cyangwa se spinach, no mu mashu cyangwa se cabbage, inyanya na poivro, ziriya bita bell pepper. Hari ziba zisa nk'umuhondo, hakaba n'izitukura. Ziriya nazo zigira amavitamine cyane nka C nyinshi, zigira vitamine C. Ubwo rero bigatuma umubiri ugira ubudahangarwa, bikarinda uturemangingo no gufasha umubiri gufata iron. Bakunze b'Isaro Life TV rero, ibintu bituma umubiri umera neza ntabwo ari bya bintu biba birenze cyane. Hari n'ibintu biciriritse bishobora gutuma umubiri wawe umera neza, ntugire ikibazo kandi wakoresheje ibintu biciriritse. Si ngombwa yuko ukoresha ibintu bihenze cyane. Niyo mpamvu nababwiye nti ushobora kukwereka ikintu gihenze, nkakwereka n'icyoroheje, ugakoresha mu kikoroheye no kubona mu buryo bworoshye. Nko kuri vitamine B6 rero tubona ibintu biba birimo proteine, nk'inyama z'inkoko, tukabonamo amafi, tukabonamo amagi, tukaba twabonamo n'ibinyampeke nk'umuceri utunganyije neza, iriya bita za brown rice, tukabonamo ibyo bita oats cyangwa se porridge, bamwe niko bajya babyita. Tukabibona no mu mbuto cyangwa se nko mu bunyobwa, cyangwa se n'imbuto z'ibihwagari. Aho hose ushobora gusangamo vitamine B6, ikaba yagufasha ubuzima bukagenda neza. Bakunzi banjye rero, bakunzi b'Isaro Life TV, nagiye mbibabwira kenshi. Hari igihe bamwe bamaze iminsi batambona, bakambwira ati ese noneho wagiye he ko nta bintu uheruka kuduha? Ariko nkavuga nti reka noneho mbashakira ibintu biri bubakangure noneho kandi
byizewe 100% yuko bifasha umubiri mu buzima kugenda neza. Uyu munsi rero nabateguriye kuri izi ntagarasoryo. Ku bantu bagejeje iyi video ku musozo ndabashimira cyane, muri abantu banjye, muri abantu b'ingirakamaro. Niba wumva rero iyi video igushimishije urakora like, ku batarakora subscribe ukore subscribe, ukore share no ku bandi bibagereho kugira ngo bibashe kubagirira akamaro, bamenye n'amakuru kuri ibi bintu, kuko abenshi ntabwo bakunda kubyitaho. Nk'utu dutagarasoryo rwose abantu baba bazizi ni bake cyane, wenda benshi barazizi ariko abazi kuzikoresha baba ari bake cyane. Bakunzi b'Isaro Life TV rero ndabashimiye, mukoreshe ya mukore like, mu nkunde bigeze ku bandi, kandi ndabakunda cyane. Nawe utaha murakoze.